waramutse naramutse nyina ngo umukobwa muzima babyibuze ntabyumva akayibona akazi kanka atazanyica wowe wijyana hatakwica sinakubwiye ngo ufite umenye ubwenge nkanjye umenye ubwenge se nkawe ubusabuze amafaranga akohereza umukozi ngahanagura amadirishya aba nk'abakobwa bangahe baba muri iyi nzu yagize tukajya turondera ngo umuntu yatwire amasuku sharika bamubwire bagushima batagushima sinzi ibyo nkanagura amadirishya bande nyine abandi baba dukwiye gushyira umugongo hamwe tugakora akazi ko muhira nako hanze ibintu byose tukabicuruza yewe akazi ko mu rugo njyewe yisha habuze iki habaye iki cyose uzavuga bifite uko bizakugedera vuba ntabwo mfite wajya umenya ubwenge reba nk'ubwo ngubu wowe reba inzara zawe ziba zarashizemo kubera ibyo byose ntarizo ugira yagenze maririki ayi mbabarira ubwenge ubu nane n'umujinya ntabwo amasaha ubyutse ukabyuka saa tanu n'umukobwa muzi ntabyuka saa tanu urashaka ngo kuba ngo nzamasire queen no slay queen no apana slay queen Shall we mean it up with chocolate boss ready? Bossy ready. No rero ubwo njyewe nzara zibe ngo ndikoze ibyombo nzara zibe ngo ndashita amanyamahasi nawe amafaranga yo kwishyura inzu no ntabwo ya musi mwabivuze mujye muyambaza ambaza uravuye n'ubwo wakunze wayivumye nawe ndabigeraho ndabyara ariko ndi gushaka kubigeraho wowe ndabura amafaranga kwishyura inzu nutakora nta mafaranga y'umunsi w'ubona ntabwo uzoba bwose uretse nko kubyifuza ngo bibe no bisaba gukora oya wumva urabizi ko umugabo mfite yambara umwenda uva nanjye ishati wahehe yavuga of course ariko ntabwo ameze nk'abahungu banyu mwese mwigo mwahiranye ubwoko gusa icyo asanze nava yose muri Canada yambaye isengeri muri Canada yambara ikote riva muri Amerika yambara muri Belgique yambara ibintu byose arabigenda bro nta giti kimera amafaranga mbambwire reka uzamubona zaza reka ubwirwa byawe yifashe wambaye imyenda ngaho abasore bateterwa bahahanye bwoko ariko nase amafaranga barayiwe amafaranga barayiwe ntabwo barayawe yiwe nanjye umugore wese aguhangahe amangahe hari amafaranga ari cyo kimara gawe maze sawu maze urakomerera ibintu ari byo umurari kazasaza ya musagure ati ndacyo kuri musaraza nawe nkunda kubindi bwa kiratageza uraza kurana n'amafaranga ngashaka kumukura amafaranga tuzahira amezi 5 cyangwa umwaka cyo ngiye kukubwira iki amafaranga ntabaho kora amafaranga yawe ibyo uri kurambwira ngo utigeze amafaranga umwazo umuga ataguhaye akiri yari uba ntazizo ko yakwambwira cyane ndi gukora amafaranga nyine kuko ndi kwegura no ikorera amafaranga ugenda ukore zo dukore nkora iki nirwa nkoropana nabuza amadirishya wose ukuri ariko amafaranga bari bumpe cyangwa bazamasinzi niba ari buzi no munsi bifashe yanjye turayarya amezi 5 cyangwa umwaka komeza akazi kawe oya ndayarya banyitwa Feri ariko tuzobira uragenda ndabikubwiye sindavuga ko utigeze ubwenge ewe tukoreka mureke cyangwa uzicu yo kwa aso mu bana kanya bose Runda gutumya wabizanye. Abibuze. Oh? Cyane. Ase wabora mu mutwe. None se ubwo ikimwa kimariza cyane kuri ameza yanjye. Ariko nagiye ndamanuka ngera kwa Mucoma Ludovico sanga ntabwo barabaga uyu munsi. Bitanjya kwa David. Sangene ntabwo barayikoramo brushette. Kuki utagiye mu mujyi? Ntazamutse naho kuko nayisengya kwa Claude sanga naho nibwi nk'abakiza ubwo rero ndavuze ngo ndeka benegerereje hano ndaza gusubirayo ihene bamaze kuyikoramo brushette hanyuma nziza akumva amagambo ufite ko arimo no kubeshya ubusumumva igihe nagendeye harimo n'urugendo bazi gukata ukava kwa David ugahita uzamuka kwa Ludovico ugahita ujya kwa Claude biza gutumya by'umushyitsi wowe urabizi ko mfite umushyitsi none se naye kugenda nkabyibagira kumva hose hari uko nabikoze katata byumvura mukobwa ntabwo namubeshye ko ntabwo ngize muganga ko ari umushyitsi ubuze ibintu nagutumye ni by'umushyitsi nagira hano bitaraza bagenda gute jewe ndahita subirayo mu kanya nirukanka ihene barabamaze kuyibaga ntongere nzane brushette amafaranga ari wasezeyo
nayamusigiye nyine kugira ngo nase ari gutusigira umuntu amafaranga ataguha nibyo naye kugira ngo mfate brushette nziza ahubwo amafaranga ngayo noneho tubikiye brushette nziza hanyuma amafaranga ndaza gutora brushette atagira n'uzimara kuko ushobora kudamusigira amafaranga ugasanga zashize. Okay. N'inzoga nubwo nazo nazihoreye ngo kuki wazihoreye kuki utazisanye basinguze kuzara brushette nyuma inzoga nazo wazibuze none se uko inzoga bazimwesha brushette kaho ariko wowe birakureba brushette azanze sakanywa inzoga nawe urumva ni ubwenge ufite muri wowe utazi no gutekereza neza asoni nibuze kimwe zana ikindi none se rega nawe urandenga ubushize uswa kugira ngo akugira inzoga ziburi habura brushette ubushize ko nagiye nkazana ibintu byongereho kimwe ni warumereye nabi nawe umva none ni wowe ndakuzansa nako nagize rwose nazo nisubirayo ndahita nziza ngagenda ufasha ura mushiki wacu dore ngo ibirahuri nibanze bitanakiye bura ntabwo bishobora abari kugufasha imirimo ndi ntabwo ari ushinzwe ni gute peri yuzi ibirahuri kose ntabwo ndi wamuhaye akazi niba yagize umutima mwiza akamfasha urumva ntabwo nabimuzi sinzogera kubona peri yuzi ibirahuri ushinzwe ugashinzwe ku kazi uranye imbere kandi wihute umushyitsi wanjye ataza kubona icyo kubona icyo kurya subirayo kuzizana se subirayo nyine gusa ntabwo zibonetse akanya nawe uramaze kuyikuraho uruhu banayizi okay wowe ntabwo binde ubare igihe sinze kubona ngo mbaza ngo ugende nzibone zaje sibyo simubwiye ko size nishyuye se byose nabitunganyije ndagenda mpita afata komande ushyiramo hano ubundi nzi sawa kuri bumwe sheri ni wowe sawa oya warakomeye ungana kibazo amari janasi bien umuntu wawe mwiza uyu nguyu niwe nari ngiye kuzana brushette mo hano mu karito brushette brushette twari tumaze kwishyura hariya nari ngiye kuzana mu karito gise muzana brushette mu karito shora kubizi uyu nguyu ni umusore uyu nguyu ni mubyara wacu sinabikubwiye ubaye mu mutwe ikibazo ngiye kuzizana mu kanya ngiye kuzizana n'igi kibazo yego umva nyine umva yirwa bungana kiriya gikarito akunda brushette kubi ngo abashaka ngo brushette zuzereka ndabona amafaranga yazo koko nk'ubu ngubu kuva mu gitondo nibwaje uko amazi nawe aribwo yinjiye ngo akunda brushette niyo mpamvu abwiye ngo nagutumira ndetse nagutumira brushette undi se sekunda nana mu ikarito ibintu bitese ese shami bon ntabwo nazo shami karibu re yose shami karibu ah dai yego ndi nukuhe barumbwira gute kuva ryo yunda n'amaguru wateze iki se undi ko umonye winjira urumva ntuka naje n'indege nicaye ijoro ryose so misinga yose ndi mu ndege ntabwo yari yoroshye so rero nsemitamo kugira ngo n'amaguru ngira ngo rere imitsi amaguru ya uvuye wiremera n'amaguru se position hafi y'ahangari iminota 15 ikagera shandi kuri wari ukumbuye amaguru pe ndakujyana na Nyabugogo n'amaguru Aisha shakara kanyuzemo n'ukuri nari ngukumbuye kukubona urumeze neza ndaho ndakomeye yakanyesha cyamyinshi kuri telefone turatuganira amajoro yose finally turahuye ya turahuye birirwa banserereza abavandimwe baba hano ngo ase uwo muntu aragukunda byanyabyo uwo muntu wirirwa utaba no mu Rwanda muzahura ryari none finale ndaje urahari kaba nyibwirira amakuru y'iminsi urapanga iki ugeze kuki kazi bimaze bite amakuru y'iminsi urebye mu buzima busanzwe bw'umubiri nta kintu mbaye meze neza nta kintu urwaye hano hose nta kintu ndwaye pe ndi muzima ndi no mu bantu bagira ubuntu batajya bapfa kurwara ufite amaraso meza ndabyumva ikindi sibundi ntabishya sibye ubukene kandi ndakeka buri hose abwo abantu bo hanze mwe ntabwo byumva ko mu Rwanda ubukene shano ariko ubukene umuntu adakora kameme
birumvikana ko twabuze akazi ko twabuze akazi tuzabigenze gute akazi buriya ntago kakwizanira aho ujya kugashaka ntago kakwizanira uryamye ahangaha try your best ukagashakisha hari igihe ukagaho nyine cyangwa se ugashaka uburyo waga creating nyine sha ntabwo nageze pe naragashatse wagerageje se creating your own business kugira ngo urebe ko ari icyo byatanga bose cyane ariko nimba nibuka neza I sent you a lot of money ubonye ko waragize ikintu wenda nakoramo sha hano uriga bari inshingano nyinshi babizi ko turibana dufite abavandimwe benshi muri ino nzu igihe tuba twabuze amafaranga yo kwishyura inzu ayo kurya nyine ugasanga unyohereje amafaranga ahita agwa muri ibyo bintu byose bigahita bikemuka usigara ameze neza ariko ubu ngubu urebye si ubwo ikibazo cy'amafaranga mfite muri ino minsi sha nari ari abavandimwe cyangwa aba friend nkunda gukoresha abavandimwe inshuti hari umushuti wanjye ufite mariage ndavuze na 5 byo kumutwerera urumva nzajya no muri mariage yiwe handi umushuti wanjye ufite anniversaire ejo nawe ngomba nawe kujya muri anniversaire yiwe ibyo byose no kumugura keke twari turi gupanga no kujya Gisenyi urumva ntabwo nzi Gisenyi ndashaka kuzajya kureba Gisenyi ukuntu hameze ukuntu baba bahashyuye ahantu nanjye nkajya muri ariya mazi nkareba ibyo ari byo niyo mafaranga ubundi nari nkeneye ujyanye se totali yaba ari nkangahe shasi usi mu 400 yabagije 400 rwose ntabwo najya hejuru cyangwa njye munsi ndumva bitarenze ayo ngayo ndumva yamfasha 400 yo kuri iki 400 yo kuri iki ibyo byose nyine umva gushora usohoka ku Gisenyi mbare n'Igisenyi shoppinga tweyere inshuti zawe 400 nta n'ikintu kizimutekerejemo nyine wayakora ubwo uri kunyibwira ko akazi kabuze nakubwira ati n'iki byubuze wigeze utekereza cyo gukiyitinga akazi kawe your own business ko igishoro wagiye ukibona rimwe na rimwe ubusobanuriye yuko wenda hano mu rugo hari bezo nyinshi wari wakeneye gukemura naho duhuriye uri kusa amafaranga 400 byose byo kujya kuri Gisenyi sukwe amafaranga 400 ni menshi ni menshi sure ni menshi nese ubwo kujya Gisenyi kujyayo ntabwo nzagenda kugaruka sibyo ntabwo uzafata hotel si Gisenyi uranunguye disappoint me good turahura ukansa amafaranga yo kujya Gisenyi aho wasabye amafaranga kugira ugashinga ukora witeze imbere nawe nk'abandi bakobwa nene se uzi bagenzi abantu bageze umushinga nawo nzawukora ngiye mubaye ngusabye ryari nyine uzawukora ryari cyo mande kubaza Kibi ntabwo wait ntabwo ndi yo level y'uwo muntu waguheza amafaranga ujye kuyangiza yes I can give you money ariko atari amafaranga yo kujya kwangiza mu bintu udafite 12 ufite gushinga business ukagabanya ibintu cyo kujya gusaba abahunga amafaranga abahungu none iyo naguye amafaranga uyakora kunzi kwanga mbonye mubamo uri mu bahungu cyangwa uri umuhungu yes I'm your boyfriend I know ariko ndabizi ko sometimes nakohereza amafaranga menshi bitewe kugira ngo mbanze ndebe level capacity yawe nakubwiye ahantu aba yagiye abagiye anga kino nzu nagihura n'amafaranga nkohereza ndava hese ayo murya yo gukoresha izo nzara n'imisatsi abaye ibyo cyose ni urayama kandi udakora urayama ntabwo ngoheza amafaranga kuri ibyo bintu byose don't lie me avahe so I just want you ushaka akazi uri kubyumva ukore ushake business ariko imitekerezo yawe ndumva iri hasi antukanarenze nyine amafaranga avuga ngo shiri wanjye kuza mushingire business muheze nka miliyoni 1 arebe ibintu bari ikintu yakora ariko nimba ufite n'imitekerezo yo gufata 100 ukajya kwipfusha ubusa ijoro rimwe cyangwa iminsi 2 amafaranga ntabwo urumva atabagiye gufuza je mubwiye details ibibazo mfite byavuba sibyo cyavuba n'ibindi byari mu bibazo mbwiye wagombye kudetaye ukavuga ati shiri unshingiye aka business kuko nagiye muri dialogue twaje tugirana nagiye ngutega mu dutego nkakubwira ni ese arakantu ugeze utekereza kwikorera nk'aka business nk'umuntu mwawe nimba akazi karabuze cyangwa ugeze ujya kugashakisha ko katakwizanye ariko ibibazo yisunura imbere yanjye no kunyumvisha ko ngo ukene kujya Gisenyi na he ku myaka yawe kira umuntu uvuye muri Canada ku mafaranga 400 ndi kukwaka yagutesha ikibazo ako ntabwo uvuye muri Canada ngo biremera minota 15 gera hano n'amaguru n'abantu bari baba muri Canada no kuba bararemanye so ngewe rero nabo ntayo ufite n'amafaranga ufite n'amafaranga ufite sure ntabwo
uri kuburana gutyo uduhuzagana n'amafaranga atoto abadiaspora ntabwo batwereza nta kintu twanakoze nta kintu tuvuze ari nayo inzara gusa mwaka abadiaspora n'abadiaspora njye ntabwo ndi igiti basaruraho amafaranga nta nubwo ndi umurima bahingamo amafaranga nayo mfite ikibazo sibyo njyewe ntabwo ndi wa muntu uzishimira kubona umukunzi wanjye ari aho ngaho nta kintu yakora kuko tubyemere dushakanye si uri umunebwe gutyo wenda nkagira ibyago simbyifurije nkagira ibyago nkapfa utazi gushakisha ubuzima byazagura amafaranga basigaye amafaranga nasize ashize tugakurira yacu wayakurira gute utarabyitoje ukiri muto ni gute se nkora nawe ukora okay numva imitekerereze yawe rero idahuye n'iyanjye fata umwanya wo kwitekereza wait please nzira please don't baby me genda n'ubundi ntayo wari ufite n'ubundi ufunguye sitoro urara urari umugabo ubundi gahunda niteguye ko azamugira buri kimwe cyose azantunga none ndebera n'ubundi ntanakubeshyaga shawura ataragura amasashi karabaye we narakubwiye ngo ukure amaboko mu mufuka ukore urabyanga nabwo ko nta giti cyera amafaranga kibaho nase nk'ubwo urabona ugiye kubaho uwande waje ugakora ugakura amaboko mu mufuka kuhajya ngo ugiye kudutunga ngaho dutunga amezi 5 turabe ariko kwezi kumwe kurakwiriye sibyo tunga ntabwo nzi gukora akazi ko muri no rugo ndebe ukuntu ugiye kudutunga ntabwo ushaka kuba ngo za boss rero utakoze ntabwo uzikura ku yune utakoze shiri